maze kubyimba. Urumva umaze kubyimba? Maze kubyimba. Ariko ushobora kuba ukuze. Ndakuze. None se uzi Karingu niba utari ibanga ufite imyaka ingahe? Ikaze muri iStars Show. Murakoze cyane. Nitwa Muhoza Jean Trésor. Ntago twa Karingushyo. Karingushyo ni iry'akazi. Okay. Kuko usanga abantu benshi baza amazina ayo ngayo y'akazi nyine ugasanga baramamagara Karingushyo, baramamagara Taxis, baramamagara Tanazi, baramamagara Fanta, amazina yose nyine y'akazi. Na ka Fanta bajya bakaguhamagara se. Abajya bamamagara gutyo. Ariko amazina yanjye ni Muhoza Jean Trésor. Nkaba ndi umwana waho bita mu Ngororero, Inyange ya Ngororero. Sinzi ni buhazi. Inyange njya mpumva no mu Ngororero njya mpumva, ariko nkubeshye nakubwira ko nari nahagera. Ariko uzadusure man, ari ahantu habi byiza byinshi. Muzagerageze munadusure. Habi byiza byinshi nanjye ndimo. Alright, ngira ngo rero umutumirwa w'umunsi mwamubonye n'uyu nguyu, ariko utubwiye amazina menshi. Ndagira utubwiye nk'amazina agera muri 4 niba 5. Yanjye bwite? Oya, tubwira amazina yose yawe. Nitwa Muhoza Jean Trésor, ni ari kwiranga muntu. Yego. Ayandi yose rero wumva na y'akazi. Hanyuma nk'abandi umwateri. Ikindi mu bijyanye n'ubuzima busanzwe ndi umwenjeniyeri mu bijyanye n'amashanyarazi. Ndangije muri KISTE mu mwaka wa 2022. Warangije muri KISTE? Aka diploma uragafite? Ndagafite cyane. Aka aze. Urumva ko abantu bafite ibiraka ku bijyanye n'amashanyarazi bakurangira ngaho niba bigire vuba wenda umufuko ubyimbe nanjye mbyimba. Rega natwe dushaka kubyimba ngo birenge ubukunguko. Urashaka kungana nkande byibuze mu bantu bo mu Rwanda? Nta muntu ushaka kungana nkande. Nta muntu ushaka kungana nawe, ndashaka kungana nkanjye. Uko nguko ungana nyine. Oya, nyine nkanjye ariko birenze ukungana. Ariko wowe ubyimbye. Nkanjye ariko apana kungana n'undi. Kubera iki se ushaka kungana n'undi? Rega uravuze ngo nanjye ngo nshaka kubyimba. Ngo niba ushaka kubyimba hari n'abandi uzi babyimbye. Abo babyimbye ni bande nyine ni nkande wifuza kugira kubyimba nkawe? Oya, ntago ngiye nifuza kumera nk'undi muntu. Kuko nifuje kumera nk'undi muntu nagendera mu buzima bw'uwo muntu kandi ntago bishoboka. Rero ndashaka kumera nkanjye, mbyimbe nkanjye, ntera imbere nkanjye, mbega mbenjewe ngewe wanyawe. Ntabwo ushaka kubyimba nk'undi muntu? Oya. Ubuse nko mu myaka 2 ishize ntabwo umaze kubyimba? Ya. Maze kubyimba? Maze kubyimba. Urumva umaze kubyimba? Maze kubyimba. Abantu mudukurikiye ngira ngo mwabyumvishe ko umugabo twicaranya ngaha ngamaze kubyimba. Kantu ko kubyimba katari sa. Ariko ubundi hari ikintu abantu bumva bakumviramo ikindi. Okay, hari ukubyimba kumva wenda ngo yagize wenda nka discipline nkeya, niko urubyiruko ubu ngubu basigaye babivuga. Niko dusigaye tubivuga, navuga ngo basigaye babivuga ukagira ngo njye mvuye mu rubyiruko. Niko dusigaye tubivuga. Yego. Ariko ubundi kubyimba nshatse kuvuga no kubyimba mu bitekerezo, ntaguka, nkabyimba ku mufuka, nkagira ikofi, urumva. Ikindi nkaba nakwiyubaka nkubaka n'abandi. Wow. Hanyuma utubwiye ko witwa Trésor, ariko ngiye njya kukumenya bwa mbere nakumenyeye muri filime ya Seburikoko. Uri umwana wa Seburikoko witwa Karingushyo.
ngewe ku giti cyanjye nibwo nakumenye, ariko uraza kutubwira ubundi watangiye urugendo rwa sinema ryari, byaje kugenda gute kugira ngo wisange aho ugeze ubu ngubu muri 2023 biri kurangira? Cyambere cyo nshobora kuba narabitangiye ntaranavuka kuko navutse mbyiyumvamo, nakuze mbyiyumvamo nubwo ntari nsanzwe nzi wenda ngo filime nyirizina, ariko numvaga byanga byakunda nshaka kuzaba umukinnyi w'amakinamico. Kuva nkifite nk'imyaka 4 mu rusengero tukakora mu makorari tugakina udukinamico, muri primary nabwo tukakina, kugenda hose nagiye niga ku bigo bitandukanye wasangaga hari udukino ngenda nkina, hamwe nkashinga nk'udu club, nubwo nahavaga tugasa nkaho dusenyutse ariko wasangaga duhari. Rero nkurana intego nanone kuko numvaga ngomba kuzajya mu ndamutsa, urumva kuko nizo numvaga cyane indamutsa za RBA. Nashaka kuba umukinnyi w'ikinamico. Icyo gihe ndumva byari Olemforo byari bikiri Olemforo byari, ariko ushobora kuba ukuze. Ndakuze none suzi Karingu, niba atari ibanga ufite imyaka ingahe? Niba atari ibanga ni ibanga, imyaka yanjye ni ibanga, ariko byanze kunze iri hejuru ya 30. Oya iri munsi nanone, ariko ntago iri munsi ya 25 se? Iri hagati ya 20 na 30. Ubwo ni 26 byanze kunze. Hagati aho ni 7. Hagati aho n'umunani. Hagati ya 28 na 30. Hagati ya 20. Ubwo ni 29 niba atari 30. Ewana, hanyuma Karingu, wari ukiri kudusangiza urugendo rwawe muri sinema, utubwiye ko wari ugeze igihe nyine wifuza gukina mu ndamutsa za Olemforo y'icyo gihe. Hanyuma biza kugenda gute? Sasa rero nyuma naje kugira ibitekerezo nyine kubera no kubona urikumva imbere ntago filime nyarwanda zari zaragutse ngo zigira izitera imbere, ariko nagezeho noneho mbona ko arizo ngomba kujyamo, mbona ko no kubyinjira ari bwo byoroshye kurusha izo theatre navugaga. N'ubu ngubu ugiye kureba muri filime biroroshye kwinjiramo kurusha kwa kwinjira mu mateatre. Rero gukina theatre bigoranye kurusha uko akina filime cyane, biragoye cyane. Nuko rero ndangije nyirangiza secondaire nahise mvuga ngo reka nyoboke iyi nzira. Rero nibwo nagiye njya mu magroup amwe namwe bitoza nditoza abantu, rero babona ko ndi umuhanga muri ibyo bintu, bampa amahirwe yo gukomeza njyamo nyine muri izo filime. Uba utangiye gukina filime, ariko ntabwo natangiriye muri Seburikoko nyirizina. Hari izindi zo kuri YouTube nagiye njyamo zigiye zitandukanye, ari nizo nakinye nizisohoke. Ariko byagenze gute? Hari igihe nyine umuntu akubwira ngo ngwino nkinire kubera n'ubushake ushaka kugira ngo ugire aho ugera, none ukagenda ugasanga wenda zihiriye muri machine, amavirus arazatatse, ugasanga bimuteye ubunebwe bwo kongera kuyisubiramo. Ni impamvu nyinshi zituma filime umwayikina nisohoke. Ariko nka filime numva yari iri kuri YouTube ikurikirwa n'abantu benshi, ya mbere nakinnyemo ni filime yitwa Gatarina ya Asia Mutoni. Nabaye bakinnyi bazwi kuri ubu ngubu bari bayirimo. Wa mbere na Asia Mutoni. Undi wari uzwi ni Didier Kamanzi. Undi wari uzwi wari uyirimo ubwo Nayaka mwana nawe yarari n'abanzovu n'abamama b'abapampa bose, rukumva ko ari ibyamamare byari birimo. Rero iyindi ni iyo bita Ibara ry'urukundo y'umumama witwa Karine. Nayo niyo nahise njyamo, isa nkaho ifite abayikurikira benshi. Rero maze kuva aho ngaho nibwo nahise bando krita nyine nkora barankastinga njya muri Seburikoko ari Karingu. Ariko mbere yuko twinjira muri uburyo wagiye muri Seburikoko, ndashaka udusangize, wari umaze kutubwira ko ari passion wagize, hanyuma nyuma y'iyo passion ukajya, ariko wowe wifuzaga kujya ukina amakinamico, hanyuma uburyo winjira mu filime wakinnye bwa mbere wakinnye ryari?
Filime nakinnye bwa mbere kamera ya mbere inzaho nyine ni 2017 mu kwezi kwa 11. 2017 mu kwezi kwa 11 naho ngaho yitwa Urunigi. N'ubu ngubu ugiye kuri YouTube wayibona Urunigi. Ntabwo nari mfite amarore maremare menshi arenze ariko aho ngaho nyine niho kamera yangiyeho bwa mbere kandi numva ndishimye icyo gihe. Hanyuma reka dusimbuke tube tugiye aho wahereye ujya muri Seburikoko. Byagenze gute kugira ngo winjire muri Seburikoko? Byagenze gute kugira ngo Seburikoko ikurikirwa n'abantu benshi, Seburikoko ikinwamo n'abantu bakomeye cyane uyisangemo noneho uze uri nka acteur twavuga ko ukomeye cyane muri Seburikoko, kuko kuva wageramo nyine waravuzwe cyane, uravugwa ibintu biracika. Ndagira ngo mubaze ubundi byagenze gute kugira ngo winjire muri Seburikoko? Kugira ngo ninjire muri Seburikoko rero ni long journey. Na urugendo rurerure kuko nanjye ubwanjye ntabwo nabye expectingaga ko nageramo. Rero hari umukinnyi bari bakastinze wagombaga gukina n'ubundi iriya role, haza agira impamvu bituma atakina icyo gihe aho ngaho nyine muri icyo gihe bari bapanze muri iyo periode. Kandi urabizi muri Seburikoko ni filime yacaga kuri RBA igahora icaho ku buryo umuntu umwe atari we wabuza ibikorwa gukorwa. Rero agira izo mpamvu noneho barangije baravuga ati okay, se nta wundi muntu washobora gukina ibi wajya gukina nk'iyi role n'ubundi yari gukina. Yego. Rero director aramushaka ni uko nguko nyine casting ikorwa. Urumva no ngo yari yakoze casting amuhitamo kuko yari ashoboye. Urumva noneho bongera bakora bondi bushya, nuko rero barambwira ngo ngende nkore. Ndakubwiza ukuri ko umunsi banambwiye ngo njye gukora yawe naraye ijoro ndi gusoma script uko bayimpaye nk'uyu munsi nzakinejo. None se ubwo wumva ngo udafite ubwoba kumva ngo filime nka Seburikoko nawe uta expectingaga ko wakenamo, kumva bakubwiye bati ubundi ubwo wowe wari ufite icyizere? Mu by'ukuri ibyo bintu biri bukunde? Mu by'ukuri ngiye bampamagara ngo njye muri Seburikoko ntabwo numvaga ko ari role izakomeza, numvaga ko ari nk'agasene kamwe cyangwa se tubiri nkahita mvamo. Urumva ariko bakimara kumpa script hari ukuntu nyine wowe wumva wishima no gusinzira bikanga. Noneho rero ndagenda mba très fort muri script, ndasoma njya kubona mbona burakeye inyoni ziri kuvuga. Ndikumva nyine ntabwo nigeze nsinzira muri iryo ndangije mpita njya gukaraba ndagenda njya kuri set. Ndumva ari ngiye umuntu wageze kuri set bwa mbere nta nubwo nari imazi ariko narabaje ati ni hehe, barandangira avuga ati ahantu hameze gutya na gutya uhagere saa moya ube wahageze. Nari nahageze kabisa. Hanyuma nuza casting urayitangiye urayikoze uratsinda. Nyuma yo gutsinda wiyumvishe gute nyine kumva ngo nanjye nyine ngiye kugira participation nyine ngira muri filime nk'iriya? Wiyumvishe gute muri ako kanya? Urabyumva nawe ni ibyishimo. Yego. Ni ibyishimo, ikintu wowe utatekerezaga ukabona kikujeho kandi ari inzozi zawe warotaga kuva kera, byanga byakunda wowe urishima. Uretse ko nyine hari step ugeraho ugahita wumva hari ibindi birenze ibyo ngibyo wifuza kugeraho. Ariko icyo gihe numvaga ko iyo ngiyo ari achievement iri hejuru cyane ngezeho, ku buryo nyine numvaga ibyishimo byanjye nyine muri icyo gihe ntabasha kuvuga ngo bingana gutya. Hanyuma wenda ni urugendo rurerure ariko na mukanya uraza kugenda utunyuramo mu ncamake kugira ngo unatubwire n'ibindi bikorwa uri gukora muri iyi minsi. Ndaza gusaba uri ku buhanga bw'ibyuma maze kudushyiramo akaririmbo tubanza dusome ku mazi, ubundi turaza kugaruka. Ikiganiro cyo ni iStars Show. Niba ufite igitekerezo, icyifuzo cyangwa se ubundi butumwa wifuza kuduhereza, nimero ngizo uratwandikira cyangwa se uduhamagare mu kanya. We'll be back later.
made it, bro. Kuko watsinze ukagenda asumburagera nagisa kureko nari nziko ngomba wari ufite kiragiye gashize mbona cyane inyamaswa n'undi aho barisa umugabo n'umugore ibashyize hamwe niko yari izwi hari ibikeneye gukorwa kandi njye nawe tugomba gukora ise nuri kuri umva nzakwereka njye kiragiye kararama ise hasi ameze kinyaye wasanga wanjye ari nk'igikire hano muri Kigali gute wifata ukanca inyuma wow ni agafilime keza nubwo ntaragakurikirana ariko byanze bikunze mbonye trailer yayo ko mbona ni keza cyane kandi nawe ukareba nkarimo ndi director ndi producer nkanaba n'umukinnyi wow ubwo bivuze ngo screenwriter wako ubwo bivuze ngo iriya filime ni yawe noneho bwite wikoreye ni yanjye wahita gute Hidden Scar shaka mitegero kuri YouTube nange subscribe ubwo birumvikana n'umuntu ukunda ibikorwa byawe ajye kuri YouTube yandikeho Hidden Scar ajye kuri YouTube yandikeho Hidden Scar series arahita yibona iri kuri channel yitwa Le Meilleur ariko Le Meilleur kubera ko nzi ko abantu benshi igifaransa nyine kirabagora niyo mpamvu ugenda ukandikamo Hidden Scar abantu benshi baba bazi kwa mugani ko mbona yitwa mu gifaransa wize mu gifaransa ariko nacyo ubu ngubu ndi kukiga kuko ndashaka kumenya indimi kuko ntabwo nshaka ko kariyeri yanjye irangirira ahangaha mu Rwanda ndashaka ko iba wide nkuko nakubwiye ngo ndashaka kubyimba ndashaka kubyimba nkarenga uwo ndiwe ndashaka iba wide ikarenga ku mbibi z'u Rwanda ikagira nyine international ikaba kaza ku rwego mpuzamahanga kandi ntago wagerayo uvuga ururimi rumwe hari aho ugera ugashaka kuba wakominikana n'abandi runaka nabo batumva ikirimi cy'ikinyarwanda hanyuma ubwo niyo ugiye kutubwira kuri iyi filime byanze bikunze niyo nshyashya uri gutegura we ku giti cyawe leta Hidden Scars byanze bikunze ndi kubona ntabwo haceho igihe kinini uyikora hageze episode zingahe hageze episode 8 ya 8 yagiye uyu munsi ndi kubibona haceho amasaha 9 hanyuma ku bantu nyine badukurikiye baraza kwandika ubutumwa ndi kubabona bamwe bagiye bandika ubutumwa hanyuma Gustave anadushyiriho telefone nk'ebyiri tuze kumva n'abaduteza amatwi wenda bagukunda cyangwa se bakunda ibikorwa byawe hanyuma banatwandikire kuri izo nimero mubona kuri screen zanyu ibara ry'umuhondo hanyuma reka twivugire kuri Hidden Scars igitekerezo cyakujemo gute kugira ngo ukore iriya filime cyangwa se ubundi yubakitse gute tunyuremo mu ncamake nk'umuntu nk'ikintu cyahita gituma nyine umuntu ajya kuri YouTube kwireba icyambere reka mbanze mvuga impamvu natekereje gukora projet icyambere hari abantu bahoraga bampamagara ni benshi n'ubu ngo baracyamamagara bakavuga ngo wankize muri Seburikoko wankize muri Papa Sava wankize nahe ariko bakirengagiza ko izo projet ntabwo ari izanjye nta nubwo ari wowe ugena kuba bajyamo nkababwira ngo njye nta bushobozi mfite bwo kubashyira muri projet z'abandi noneho ikindi ndi umuntu watsinze muri Art Rwanda ubuhanzi mu kijyanye na kategori ya acting and drama hari abantu bari talented buri abantu ubonyemo benshi yaba bari gucuranga banaririmba buretse gato watsinze muri Art Rwanda ubuhanzi wow
Bibi nakanga ubwo ngubwo. Nubundi ni season ishize ya 2022 ubwo turacyari muri incubation, turacyari gutozwa kugira ngo tujye ku isoko ry'umurimo. Hello? Hello? Yes. Natwe turakwemera cyane. Urinde uhereye hagana he? Uyu mujeni turi kumwe uyu munsi se uramuzi? Ntabwo uzi impamvu itakiza. Haraje abitubwireho nabyo. Ewana kabisa peace reka nyimuguhere. Ngiyi nayimuhaye. Natwe ni ku mutima brother dusuriza abantu b'inyaruguru. Sawa. Sana. Hanyuma ngo Seburikoko ngo ntikiboneka. Seburikoko ntago ikiri guca kuri RTV. Ariko mu minsi ishize kwa mugani nigeze kubona itangazo rivuga ko Seburikoko ashobora kuba igiye kuva kuri RTV. Byagenze gute? Hari ibyo nta kwinjiramo ngewe nk'umukinnyi, hari ibiba bifite izindi nzego bireba. Ngewe mpari nk'umukinnyi, mvuga nkanjye nk'umukinnyi. Kwinjira muri project rero mw'imbere ngo mvuge ngibi cyane cyane ko nta namakuru mba nzi menshi arenze ayo kuba ndi umukinnyi. Gusa icyo nzi cyo nuko itari guca kuri RTV, ariko ikindi nabonye ku makuru batangaje nuko yaguzwe na Canal. Rero bakurikiriza. Tuanze twitawe umuntu tuze tubivuga. Allo? Ni sawa bro, wowe umeze ute? Turavugana nande uhereye hagana he? Ego. Igatsibo biracamo se? Ego. Ewan kabisa araje gusubize mu kanya gato cyane. Ngo musubize. Reka gusubiza ukiri ku murongo. Ikintu namubwira cyo nyine nanjye nibyo nifuza, ariko ntabwo ndagira ubushobozi burenze ku buryo nakwinjiza buri wese. Hari abantu benshi cyane bamamagaye mbere ye, ariko nubundi ndacyahari ntaho ngiye kandi nawe aracyahari. Uko Imana izagenda idushoboza tuzaguka. Nababwiye ngo ndashaka kubyimba, mwese muzakora uko Imana izabishaka, ko nanjye nicyo nifuza. Hanyuma ubwo uraza gutanga nimero yawe ku buryo nk'umuntu ugushaka byihariye yakuvugisha? Ntabwo natanga nimero yanjye hano ngaha kuri televiziyo, kuko hari n'igihe wenda hari n'utayishaka akaba yayumva. Ariko nababwira social media ni ahantu hose nitwa Muhoza Jean Trésor Fantastique. Username akaba ari Actafanta. Kuri Instagram, TikTok njya gukurikiraho ndagufollowinga. Ubwo hakuyemo kuri YouTube, ufite YouTube yitwa YouTube yitwa Le Meilleur. Abantu twize mu cyongereza byatugora. Niyo mpamvu navuze ngo bazajye bandikamo Hidden Scars, kuko ndumva abantu benshi bazi Hidden Scars byandika ko ni interuro y'icyongereza. Ibyo byo birumvikana cyane. Hanyuma rero ukiri kutubwira kuri Seburikoko, utubwira ko itagica kuri RTV, ariko byanze kunze ifite ahandi hantu iri guca. Iri guca kuri Zacu TV, kuri Canal, abantu bajye bakurikira barebeho. Naho ngaho kabisa. Ubwo ku bakunzi ba Seburikoko ngira ngo mwabyumvishe aho muzajya muyikura. Ariko nanone tukiri kuri ya project yawe bayita Hidden Scars, maje gushyiraho episode zigera muri zingahe? 8. Uri kubona se feedback ari nziza ku bantu bari kugukurikira? Ni nziza ndabyishimiye, ariko ntago biragera kuri level ishimishije cyane ku buryo wavuga ngo uretse ko ahantu hose umuntu agera iyo yihaye intego akazigeraho aravuga ngo ndashaka no kugera n'aha ngaha. Rero ndifuza ko byanarenga ibi ngibi, abantu bakayikurikira ari benshi, kugira ngo nabo ngabo bari kuvuga ngo bashaka gukora mbona ubushobozi bw'uko
nabo bakora. Hanyuma turi kuza tugenda tugana ku musozo, ndaza kugusaba ugire inama abantu bifuza gukina filime. Mu by'ukuri mu Rwanda hari abantu benshi, hari abajeni benshi, hari urubyiruko bifuza gukina filime ariko babuze aho babihera. Nk'umuntu ubitekereza gutyo, nihe nama wamugira? Ariko mbere yuko dusubiza reka tubanze twitaba umuntu wa nyuma, ko twitaba telefone 3 hanyuma tugasoza ikiganiro. Allo? Yes. Ego Samuel uhereye agana Bugesera meze fresh. Mutubwire tukubwire ntago ndi kumva neza, ongera ijwi. Okay, turaza kugusubiza kabisa. Uyu mujene nta kintu ushaka kumubwira? Uyu mujene nta kintu ushaka kumubwira? Muguhere Noheli nziza cyangwa mukubwirire Noheli nziza? Nawe arakumva. Sawa sante. Turaho nawe dusubiriza abantu b'i Bugesera. Sawa. Yego. Hanyuma Karingusho nandi kukusaba kugira inama wagira umuntu nyine wifuza gukina filime muri aka kanya. Hari igihe wumva ushaka gukora ikintu wowe wabitekereza ukumva nta nzira wacamo kugira ngo ikintu gikore. Buriya icyambere ni ukwiha intego, ukavuga ati okay, nihaye intego, mfite inzozi zinizi kandi ngomba kuzigeraho. Warangiza wowe ukaba uwa mbere wo kugira ngo izo ntego zawe zigereho. Nuvuga ngo kanaka aragufasha kugira ngo zigerweho. Abantu barafashanya kuko nta kintu wakwigezaho mugenzi wawe atagufashije. Burya igihe cyose uzamenye ko umuntu aho ari hose ntago aba ari we wenyine. Baravuga ngo nta wigira, nta muntu ujya wigira. Hari abandi bakuri inyuma, waba butekereza nabo udatekereza, bagufasha kugira ngo uzamuke rwa rwego ugere kuri za nzozi zawe. Ariko icyambere wowe utafashe umwanzuro ngo uvuge ngo ndashaka kuzamuka ruriya rwego, utangire ugire step utera, ntago bantu bakuri inyuma bazagukora kugira ngo uzazamuke. We banze biharanire, ndabizi biba biruhije, tagira ngo n'utuntu tuba tworoshye ngo tuzanga ako kanya ngo n'umuntu yarazamutse ngo ugire ngo biriza. Ntago ari ibintu kumva, ni ibintu bigenda gake kandi wakoresheje imbaraga nyinshi zishoboka. Rero umuntu wifuza nyine kuba yajya muri sinema cyangwa se ubitekereza akumva arabikunze, akumva yabijyamo. Icyambere cyo no kumva ko atari ibintu byoroshye nk'uko abitekereza. Yego. Icya kabiri ni ukumva ko izo barriers cyangwa se imitego imuri imbere agomba kugenda akayicamo kandi akayisimbuka kugira ngo agere kuri za ntego yifuza kugeraho. Nicyo ngicyo ngiye namubwira, ubundi akagira courage agaharanira kugera kuri izo ntego ze. Hanyuma nanone ari irushanwa tubwiye ko watsinzemo muri Art Rwanda ubuhanzi mu mwaka wa 2022. Ngira ngo n'uyu mwaka mu minsi itambutse abantu bari barimo gukora amarushanwa muri Art Rwanda. Bisaba iki kugira ngo nyine umuntu nawe abe yazamura impano abinyujije hari? Ikintu bisaba cyambere no kuba nyine uri umunyempano, kuba ufite impano. Icya kabiri ni ukuba ufite imyaka hagati ya 18 na 30 nyine uri urubyiruko. Urumva ikindi ni ukuba uri available ku buryo nyine iyo periode bazagushakamo utazabura, nta kindi nibyo ngibyo. Nukuvuga ngo mbere yuko tuza kugana ku musozo harabura akanya gato kuko iminota yatujyanye, reka baze kudusubirizaho ka trailer ka ya filime bayita Hidden Scars kugira n'umuntu utarajya kwireba ajye kuri YouTube abashe nyine
kugushyigikira, ashyireho niyo subscribe, hanyuma nadushyirireho ako gatrailer. Mu kanya turaza kugaruka ugira ubutumwa ugenera abantu, tunasoma message byibuze nk'eshatu eshanu. Abantu banditse ari benshi ariko amasaha nyine aba ari amasaha, hanyuma unatubwira ubutumwa busoza. Gustave, niba hari ako gatrailer ka ya filime wakongera ukakadushyiriramo. Kuko wansize ukagenda, asungura ajya kurariko nari nzi ko umugome wari ufite kiragiye bwashize kumbura cyane inyamaswa n'ubundi aho barizwa umugabo n'umugore ibashyize hamwe, niko yarizwe hari ibikeneye gukorwa, kandi njye nawe tugomba gukora. ishyano uri kuri umva nzakwereka njye kiriya gikuru isi hasi ameze imyanya wasanga wanjye ari nk'igiti kiri hano muri Kigali. gute wifata ukanca inyuma Right, bayita Hidden Scars. Ibigaragara byo ni filime nziza pe. Bagende bajye kuri YouTube bashyireho comment bakurikije uburyo bayibona. Hanyuma reka tunyure mu butumwa, mu batwandikiye ubutumwa. Uyu nguyu yagize ati hello ni Aline Inyagatare, turabakunda cyane urakoze. Uyu nguyu yagize ati hello ni Aisha, umutubarize ngo afite imyaka ingahe. Banza usubiza Aisha. Ariko nababwiye range y'imyaka mfite hagati ya 20 na 30. Aho ngaho 21 n'23 aho ngaho bapikinga umwaka umwe. Uyu yagize ati hello gusa arituriza. Uyu nguyu yagize ati hello ni Eric, ati hello ni Eric Imuhanga, umutubarize ngo umuntu yifuza gukina filime yabinyuza he. Iki ngicyo ngira ngo akibasubije nta mpamvu yo kugitindaho. Hanyuma ati mwiriwe neza, nitwa Rukundo, ndagira ngo mbabaze umuntu amushaka yamubona gute. Uyu nguyu Rukundo ndagira ngo wenda arashaka nimero yawe. Si wari kwavuze ko nimero atari ngombwa kwitanga, wenda yakwandikira kuri social medias. Ego. Uyu nguyu yagize ati hello, Merry Christmas and Happy New Year. Nitwa Eric, ndagira ngo mbasabe akaririmbo, amasaha yageze. Yari yadusabye akaririmbo muka debeni, ubwo niriya nshyashya nyine, ariko mu kanya turi gusoza turaza kuyigusubirizamo. Hanyuma n'ubundi butumwa bwinshi mwagiye mutwereka ko mudukurikiye. Nanone yagize ati bonsoir uwo mujene kabisa no kumushyigikira, urakoze cyane. Ngira ngo rero ubutumwa ni bwinshi, reka tugire ubutumwa tugenera abari badukurikiye. Niba hari ubutumwa bwihariye wumva ushobora kugenera abantu bagukunda, umuntu usanzwe areba ibihangano byawe, umuntu usanzwe agukurikira muri Seburikoko ndetse n'izindi ugenda ukinamo, ugira ubutumwa umugenera. Ubutumwa rero nabo bushyira mu bice bibiri. Ubutumwa bwa mbere ku bantu bankunda nuko nanjye mbakunda, kandi bakomeze bankunde banansapotinge mu byo nkora. Ikindi nareba ku bantu bifuza kujoininga nyine kariyeri yayo yose, apana sinema gusa, kugira courage kuko guharanira cya kintu uko nari nabivuze. Rero ku bijyanye n'abifuza kugirana contact nanjye, bajye ku ma social media, nongere nyasubiremo, nitwa Muhoza Jean Trésor Fantastique ahantu hose, TikTok, Instagram na Twitter, nuko nguko nitwa. Usibye kuri YouTube hariho Remeyere, cyangwa se wumva ayo mazina kugoye ukandikamo Actor Fanta.
nibyo ngibyo bituma ubona director. Hanyuma twibutsa amafilme kuri ubu ngubu uri kugaragaramo nangahe nayahe ku buryo umuntu nyine ashobora kuya gukurikiranamo yose. Kuri ubu ngubu amafilme ari gucaho muri iyi minsi ya mbere ni Seburikoko nkuko wabimenyereye, ya kabiri ni Papa Sava, ya gatatu na Papa Sava yigiyemo. Oui, Papa Sava nyirimo yimazemo igihe. Nimazemo igihe. Indi ni The Bishop's Family ni kuri Canal. Indi ni Hidden Scar n'ubundi yanjye. Hari niyo bita Injustice. Ni nyinshi kandi zose ziri gutambuka muri iki gihe. Hari n'indi nanone turi gukorana umuntu turi gufashanya kuri Hidden Scar nawe nkagenda nkamufasha y'umutipe bita Pablo yitwa Nina Series, nayo bayirebe. Nayo ni filime nziza cyane z'urubyiruko turi kugira ngo twiteze imbere natwe. Kabisa courage cyane, nanjye nkunda kubona abantu nyine bari kugenda batera imbere, nanjye nimutera imbere buriya muzanteza imbere. Niko bimeze. Ewana. Hanyuma ndabona amasaha yanatujyanye, reka nshimire bamwe muri mwe mwari mwadukurikiye guhera ikiganiro kigitangira kugera kigiye kugana ku musozo. Ikiganiro cyo ni iStars Show mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane, ku wa gatanu ndetse no ku wa gatandatu. Amasaha ni yandi guhera ku isaha 2 kugera ku isaha 3 n'igice n'ubutaha tuzaboneke. Hanyuma Fanta ndagushimiye cyane. Murakoze cyane. Nshimire na Augustave adufashije ku buhanga bw'ibyuma. Ikiganiro iStars cyo nakagaruka, reka tubashimire duhura ubutaha.